too long. Naga magabo nasubiramo. Nta nasobanura. Handitsemo ngo leave this book alone. Igitabo kireke cyonyine. Namwe muzi cyonyine zaho namwisomere. Afungura igitabo. Handitsemo ngo igitabo kireke cyonyine. Yanyara mafatira agapoza handitse ngo iki? Ngo arimo arakureba. Arakanuye. Rumina arakomeza. Handitsemo ngo he's watching. Musome ata ikiso simukibonye. Harimo urebe filime agiza gutya amahembe y'ihene ibintu amapusi bamanitse igitabo kiramukata. Pantabu bisa nka ikintu gitanga iramubaga amaraso agwa mu giti. Don't say it at nubivuge nubyandike ntunabyumve n'amagambo cyangwa amabwiriza ari mu gitabo. Don't say it, don't write it, don't hear it. At nubivuge nubyandike ntunakore ntunabyumve. Ni ibiki? Ni imikosha. Afungura igitabo arangije ngo ntabyandike manega yitonze anakoza intoki. Abantu mwise primaire muzi kudekarika ashyiraho agapapuro Kunda. avuga ijambo hari cyane kwabo atangira kudekarika. Bene bambwira ngo simbyandike yamatsiko azatwica aradekarika. Tekereza kubyuka nijoro ugasanga ikiganza cyawe ubwacyo kirimo gushaka kwiyicira. Nturi mu nzozi ariko uri mu ntambara yo kubaho. Iyi ni filime yasize abantu bayireba bibaza niba bagomba guseka cyangwa gutinya. Iyi filime ni Evil Dead 2. Nyuma y'intsinzi ya filime ya mbere ayo Evil Dead 1, Sam Raimi yahisemo gukora indi irushijeho kuba yahatari cyangwa se indi irushijeho kuba nziza cyane, yuzuyemo ubwoba, amaraso n'urwenya rutunguranye. Kandi nubwo yakoreshejwemo hafi miliyoni 3.3 z'amadolari, yinjije arenga miliyoni 5.9 z'amadolari y'abanyamerika. Nyuma iza kuba cult classic ikundwa cyane kugeza n'uyu munsi. Inkuru ikurikira Ash Williams warugoretse mu kazu kari mu ishyamba ahantu huzuye amabanga mabi. Asanga igitabo cyakira cyitwa Necronomicon. Amatsiko aramurya aragifungura. Iryo ryari ikosa rikomeye cyane. Uko amagambo agenda agasomwa uko agenda akangura abadayimoni, ijoro rihinduka inzozi mbi. Umukunzi we arahinduka, maze umukunzi we arahinduka ikintu kitari kikiri umuntu kandi ntabwo byari byitezwe. Ash aje gusigara wenyine, ariko ibyo siyo byari bitebwa kurusha bya bindi byose. Ibintu byari biteye ubwoba muri ino filime twabonye, hari ibintu byari bibaga mu nzu by'amasitati byari bitangiye guseka, maze ikiganza cye nicyo kimwigomekaho. Mu kugera ku kitandukanya yaje kugikata akoresheje ikintu bita chainsaw cyangwa se rwarukero rw'umuriro, nk'era bikata ibiti. Sene yabaye imwe mu sitazi bajyana muri Holocaust. Tekereza kurwana n'ikiganza cyawe, inzu yose ishaka kukwica. Tekereza nanone kumara ijoro wumva ko udashobora kubaho na gato kandi cyane sawa wapfa. Aha niho umuntu usanzwe yaje guhinduka legend. Impamvu ino filime yabaye idasanze, yahinduye horror yishyiraho comedy ku buryo bushya. Yatumye abantu bayireba, abaview batamenya niba bagomba gutinya cyangwa guseka. Gize Ash mu bantu bazwi cyane muri sinema ya horror. Hino bavuga ko iyi screen yarushijeho iya mbere cyane nubwo itinjije menshi, ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese umuntu umwe ashobora gutsinda imbaraga z'ikibi kandi zituruka mu gice cy'indi si yose? Cyangwa iyo winjiye muri uwo mukino nta gusohoka kubaho? Wowe se wakora iki ku kiganza cyawe aricyo gishaka kukwiyicira? Andika hasi uti nta kirasa cyangwa se nta kwihangana. Niba ukunda inkuru zigutera ibyishimo kandi subscribe, kuko video itashobora kuba iteye ubwoba kurushaho.